Tubaye ikaze. Amazi ni kimwe mu bintu umubiri wacu ukenera cya buri munsi kubera ko 60% by'umubiri wacu ugizwe n'amazi. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko amazi afitiye akamaro kenshi umubiri wacu kubera ko amazi afasha mu kujyana oxygene ndetse n'intungamubiri mu turemangingo tw'umubiri wacu. Amazi kandi akaba afasha ibihaha byacu gukora neza. Amazi kandi aturinda kuba twahura n'ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi kandi amazi akadufasha mu kuturinda umwuma ndetse n'ibindi. Benshi mu batuye isi bazi neza ko kunywa amazi ari ukunywa amazi akonje, ariko kandi amazi ushobora kuyanywa ari akazuyazi ubuzima bwawe bugahinduka. Uyu munsi mu kiganiro cyacu twabateguriye akamaro ko kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka nta kintu urakoza mu nda. Ni mu kanya. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kunywa amazi ashyushye y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda byagufasha mu kugabanya ibiro. 30% by'abatuye isi bafite ikibazo cy'umubyibuho, ibiro byinshi. Naho 13% bakaba bafite ikibazo cya obesite cyangwa se umubyibuho ukabije. Icyo ni ikibazo gihangayikishije isi kubera ko iyo ufite umubyibuho ukabije ushobora kuba wahura n'ibibazo byo kurwara umutima. Niba ubona kuri wowe ufite ibiro bidakwiye, gerageza ufate amazi y'akazuyazi mu gitondo nta kindi kintu urakoza mu nda, bizagufasha muri urwo rugendo urimo rwo kugabanya ibiro. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka bidufasha mu kwirinda ikibazo cy'igogorwa. Ni kenshi buri munsi ufata ibyo kurya ukumva byanze gushira mu gifu. Rimwe na rimwe hakazamo ikibazo cy'amagaze ukumva utamerewe neza. Amazi y'akazuyazi mu gitondo ni igikombe kimwe gusa, ubuzima bwawe bugahinduka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo byakurinda ikibazo cya constipation cyangwa se impatwe. Abenshi kuri iyi si bahangana n'ikibazo cya constipation ndetse hari ababifashe nk'uburwayi bukomeye bahura nabwo mu buzima. Akaba bibaza icyo bakora kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Twirengagije imiti yo kwa muganga, amazi yabigufashamo. Biroroshye, ni ugufata igikombe kimwe tondo ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda, igikombe cy'amazi y'akazuyazi, hanyuma icyo kibazo kizagenda gikemuka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka byagufasha gukura imyanda mu mubiri. Buri munsi dufata ibyo kunywa n'ibyo kurya, rimwe na rimwe tukabifatira mu maresitora. Bishobora kuba bifite imyanda ukaba utabizi. Niba ushaka gusukura umubiri wawe, ni ugufata igikombe kimwe cy'amazi y'akazuyazi ku munsi ukibyuka mu gitondo nta kindi urakoza mu nda. Byabasha kuba byagufasha mu gusohora imyanda mu mubiri wawe kubera ko iyo uri kunywa amazi y'akazuyazi uratranspira. Muri uko gutranspira rero imyanda irasohoka ndetse uranihagarika cyane. Muri uko kujya kuri toilette imyanda igasohoka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda bifasha abadamu cyangwa abakobwa bagira ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'imihango. Niba uri umudamu ukaba cyangwa uri umukobwa ukaba ukunda guhura n'ikibazo cyo kuribwa cyane mu gihe uri mu mihango, amazi y'akazuyazi yabigufashamo ukabasha kuba wakoroherwa. Ikindi kandi ubushakashatsi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka bifasha uruhu rwawe kumera.
Kimwe mu bintu bifasha uruhu rwacu kumera neza harimo no kunywa amazi menshi. Amazi y'akazuyazi rero yafasha uruhu rwawe kuba rwamera neza kandi ukagira uruhu rutohagiye. Amazi y'akazuyazi kandi ukibyuka azagufasha mu kugabanya ibibazo by'ubuhumekero. Hari abantu benshi bagira ibibazo by'ubuhumekero za sinezite ndetse na asima. Gufata amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka byagufasha kwiriza umunsi uhumeka neza nta kibazo ufite. Amazi y'akazuyazi kandi azadufasha gutuma amaraso yacu atembera neza mu mubiri. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza buzira umuze ukirirwa umeze neza, ni ugufata ikirahure cy'amazi ashyushye mu gitondo ukibyuka, hanyuma umubiri wawe ukamera neza. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko kunywa amazi y'akazuyazi ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda bizagufasha mu kugabanya stress. Niba ubyutse wumva utameze neza, wumva ufite stress, fata ikirahure cyawe ucyuzuzemo amazi y'akazuyazi. Amazi y'akazuyazi kandi ubushakashatsi bwerekanye ko ari meza mu kurwanya ikibazo cy'ibicurane. Hari benshi babyuka bafunganye bafite ibicurane. Iyo ufashe amazi y'akazuyazi ukibyuka nta kindi urakoza mu nda, urafunguka hanyuma ukabasha kuba wahumeka neza, bya bicurane byawe bikagenda bishira. Ibyo ni bimwe mu byo twari twabateguriye. Amazi y'akazuyazi kuyanywa mu gitondo ukibyuka yamarira ubuzima bwawe. Niba wifuza kubaho neza, ukirirwa umunsi umeze neza, ufite imbaraga, nta kibazo na kimwe ufite, biroroshye. Ni ugufata amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka nta kindi kintu urakoza mu nda. Turabashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, tubibutsa ko niba udukunda kandi udukurikira wakora subscribe. Ikindi kandi turabibutsa ko mwamanuka hasi muri comment mukatubwira icyo twahindura, cyangwa niba mwumva hari ikindi kiganiro mwifuza ko twabagezaho, mwabitwandikira kubera ko duhari ku bwanyu. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda.